Oya nta bintu byinshi twaganiriye ahubwo ngewe naramurebye numva ndamukunze nambwira ampa nimero zawe nta kindi kintu nagendeyeho arazimpa ndazibika twongera kuvugana nyuma y'imyaka 7 amagambo yaravuzwe menshi ariko ntago ayo ngayo yanciye intege ndacyamukunda. Abantu bakubwiraga ngo iki? Abantu barambwiraga ngo narasaze abandi ngo nta bwenge mfite ariko nzi neza ko hamwe n'Imana izanshoboza kuko dushobozwa byose nayo iduha imbaraga. Birambabaza cyane niyo abantu bamubwira ngo ntabwo ari muzima ngo ntabwo yuzuye ngo nabanza ngo nabireke ngo abanza ngo usenge ngo Imana impagurutse ngo nta mpamvu gushakana n'umuntu w'ikimuga ngo ni umuruho. Birambabaza cyane. Ni umugore uteye neza muremure mbese ni za sayize nawambwira ngo naramuroze ngo ni imiti nakuye i Burundi namusize warakoze kunkunda ukankunda uko ndi nta kintu ushingiyeho. Imana ikumpera umugisha kandi izakumpera ubugingo buhoraho. Amen. Murakoze. Icyo nabwira sheri wanjye ndamukunda kandi nzakomeza mukunde. Mubwire umureba tuzatandukanwa n'urupfu kubera ko Yesu we nagaruka azatujyana twese. Nongere mbasuhuze kandi mbahereze ikaze. Iyi ni yawe TV nk'ibisanzwe. Turi kumwe n'abatumirwa bacu murimo murareba no tugiye kuba tuganira uyu munsi. Reka nshimire abo bakoze subscribe nawe utarekora mbwire ngo uyu ni umwanya kugira ngo ujye ubasha kuba uwa mbere mubabona ibiganiro tuba twashyize ku rukuta rwacu. Uyu munsi rero twasuye reka mvuge ngo ni couple nkuko muri kubireba ni couple twarengera ngo muramuzi na madamu we mwaramubonye ariko tugiye kuba tuganira byinshi bitandukanye tumenye se urukundo rwabo ruhagaze bate. Twabasuye mu rugo rero aho umusore atuye twifuza ko n'umutambukanyi we yaba hari kugira ngo tuze kuganirira hamwe. Reka tubahereze ikaze batwibwire ubundi tuze kuganira tuziranye. Tuguhe ikaze. Murakoze. Nitwa Sugira Joseline. Urasa n'uwongerejwe kugira ngo abadukurikiye bashe kukumva neza. Murakoze. Nitwa Sugira Joseline. Mbanje kubasuhuza mwese abadukurikiye. Imana iduhana umugisha. Murakoze cyane. Hana n'umugenzi wa nawe yongera yiyibutsa abadukurikiye. Yego murakoze. Nkuko nababwiye nitwa Buregarege Lazaro ko ababyeyi banyise. Imana yanampinduriye amazina inyita Mbonyimana Israel Lazaro. Murakoze. Murakoze cyane. Ngira ngo rero uyu munsi twifuje kubasura. Hari abantu babonye video yanyu mukora ubukwe mu murenge. Bamwe barishima ati dore urukundo abandi ati se birashoboka. Ndagira ngo noneho mbere ko tuza kwinjira mu kiganiro tumaze tumara impungenge batazabwira ngo ni za prank zateye. Yego murakoze. Yesu yigeze kubwira intumwa ze arabwira ngo ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Rero byarashobotse ibi ni bya nyabyo. Tariki 25 z'ukwezi kwa mbere 2024 nibwo twatege kumwe mu murenge wa Gisozi mu karere ka Gasabo. Murakoze. Okay, murabyumvishe rero mwarabibonye mushyira commentaire nyinshi ngo tugomba kubasura tukagerayo tukareba uko bimeze. Reka dusa nabihuta cyane tuganire ku rukundo rwanyu cyangwa se ku nkuru yanyu y'urukundo. Ni inkuru yatangiye gute kugeza uyu mwanya tugezeho? Go lady fast. Murakoze. Yego. Inkuru yacu y'urukundo yatangiye turi abanyeshuri. Twamenyanye 2014. Yigaga Gatagara nanjye niga muri Yave. Duhurira muri kantine turi kunywa amata ampa nimero ze ndazitahana. Aragenda ariga ararangiza nanjye ndarangiza. Nongeye kumuhamagara kuri 28 z'ukwezi kwa 12 2021. Nibwo nongeye kumuhamagara mubaza nti mbese uracyabaho uracyanyibuka se ndamwisobanurira numva ntago arimo byumva neza ariko nyuma tuza guhura turamenyana urukundo ruzamukira aho ngaho bigezaho dusezerana mu mategeko kandi ibirori biracyakomeje tuzasezerana mu rusengero. Murakoze.
aho ngaho umuntu ashobora guhita yibaza ngo mwahuye 2014 muhura muri kantine, umwe atambuka n'undi atambuka, ese mwaganiriye gute, mwaganiriye iki kugeza aho muhana nimero uvuga ati icyo gihe nibaza nka na telefone wari ufite uzandika nk'ahantu runaka. yego. Mwahuye gute kugira ngo muganire mumenyane, se mwaganiriye ibiki kugira ngo mugeze guhana nimero? oya nta bintu byinshi twaganiriye, ahubwo ngewe naramurebye numva ndamukunze, nambwira ampa nimero zawe, nta kindi kintu nagendeyeho, arazimpa ndazibika, twongera kuvugana nyuma y'imyaka 7. Ni wowe wamusabye nimero? ni ngewe wazimwatse. yego. Mumpebere mikorofone mubaze wenda urimo uragenda uri kwinywera amata nicyo cyakuzinduye, uhuye n'umwana w'umukobwa mwiza ahubwo kuko ati mpa nimero zawe, nibaza ko yakiri na muto. yego. Nibi wabyakiriye gute, cyangwa se wazimuhaye utekereza iki? Ntabwo nabitinzeho, naneze ko ari ka kavuyo k'abanyeshuri, ndazimuha none nk'umuntu ufite ubumuga numva wenda ari azaje amfasha gusenga akampamagara tugasengana, numva ari ibyo ndavuga nti noneho ntakira nta kibazo arazitwara. yego. Wowe ntiwafata iziwe? oya, we nta telefone yari afite kuko yari umunyeshuri, ariko njye nanemera gutunga telefone mu kigo. Hanyuma se mabuja, wowe umwaka nimero uretse urukundo wumvaga mu by'ukuri nta telefone ufite, wumvaga uzazikoresha iki? numvaga nzamuhamagara ningera mu rugo, ariko ntabwo namuhamagaye nk'uko nabitekerezaga, ahubwo naje kumuhamagara nyuma y'imyaka 7. Aho niho inkuru igiye kuryohera. Imyaka 7 wari ugitekereza wa muntu mwahuye, ukumva urukundo ruracyahari, ese wateganyaga ko agihari? Mu by'ukuri muri iyo myaka yose yaciyemo, ubuzima mu rukundo bwari buhagaze gute kuri wowe? kuba twarahuye sinahise mukunda ngo mvuge ngo yenda yazambera umugabo, ntabwo ibyo bintu nabitekerejeho, ariko kubera ko nabonaga uburyo mama abana n'abantu bafite ibibazo, nakuriye muri uwo murongo wo gufasha abantu bafite ibibazo. Mubonye rero numva mugiriye impuhwe, numva namufasha uko nshoboye, ariko ntibyahita bishoboka. Twongera kubonana nyuma y'imyaka 7. Nyuma y'imyaka 7? yego. Hanyuma wowe umuntu aguhamagaye iyo myaka 7 wese wari ukivuga ko umuntu uhaye nimero akiriho? oya, ntabwo ibyo nabitekerezaga, kubera ko buri muntu wese muhuye ntabwo ariko wafata nimero cyangwa se mugende ubibuka. Numva nyine ari ibintu bisanzwe, umuntu murahura akagufasha hanyuma akagenda, nuko byari bimeze. Uricaye n'itariki yongeye kuguhamagarira harayibuka nyuma y'imyaka 7? Yego ndayibuka. Urayibuka? Kuki iyo tariki wayifashe mu mutwe ukavuga ati ndamuhamagaye kuri iyi tariki? Ntabwo navuga ngo impamvu ni iyi ngiyi, ariko nkimara kumuhamagara iyo tariki nahise nyifata mu mutwe, n'ubu ntabwo nayibagirwa. kuko namuhamagaye mvuye se uyu muntu aracyariho, ko twahuye agendera mu kagare, byaje kurangira gute? Ariko muhamagaye ambwira ko agikomeye, tuza kubonana mbona ni muzima, numva biranejeje. Wahamagaye uvuga ngo ubaza ngo ese uracyariho? Naramuhamagaye ndamwibwira, mubwira n'ahantu twahuriye, ko twahuriye kwa Zirakamwa turimo tunywa amata, ndamwisobanurira uburyo bwose bushoboka, ariko we ntiyabasha kunyibuka. Kwa Zirakamwa zizahore zikamwa, ndumva biba byatangiriye. Hanyuma Lazaro, umuntu wenda ku giti cyawe, turabasore by'umwihariko, hatagira ureba ngo wahure ibyo bibazo, ariko uri umusore mwiza by the way. Kubera Imana. Uri umusore mwiza, ni ibintu bigaragara. Muri iyo myaka 7 yari iciyeho, nta umukunzi wigeze ugira, byari ibintu bimeze gute muri gahunda zawe zo kuba wakundana? Muri icyo gihe cyose abakobwa barahanyuze, bakamvugisha, bakanyereka ko turi kumwe, bankunze, ariko nyuma bakaza kwigendera. Ariko ntabwo nabarenganya, birumvikana. Nawe urabona buno buzima utari wowe n'Imana ntabwo wabuzamo. Birumvikana. Yego, baragiye, ariko umumarayika wanje ntabwo yari bwaze. Koru yawe yagira ngo tuze n'abaza kwihuta. Koru nyuma y'imyaka 5 tutanze nimero, arakwibwiye no kumukurura ntabwo bise biza,
kuki wabaye motive batereka nkomeze mvugane nawe ukaba interested? Impamvu nabaye motive yo gukomeza kuvugana nawe ampamagara ku wa kabiri tariki 28 mu kwezi kwa 12 2021 twari twakoze amasengesho mu rugo ku wa mbere tariki 27. Imana iza kumbwira ngo mbonye marayika ngo atwara agaseke gashaje ngo ariko mbonye azana agaseke gashya. Mpita ngendera aho ngaho ndavuga nti agaseke gashaje ni ba bakobwa bamazeho iminsi noneho wasanga inzaniye undi mukobwa. nuko byagenze noneho ngendera ndavuga nti noneho uyu ngomba kumuganiriza shizeho umwete wenda wasanga ariko gaseke gasha Imana yambwiraga. Yego. Okay, hanyuma rero nkuko tubizi nyine urumva habayeho gucata bya hato na hato kuvugana, urumva ko mwari muzanye gusa. Yego. Ijambo ndagukunda ryaje kuza rite ryavuye? Ijambo ndagukunda byari bigoye kurivuga, ariko twakomeje kwandika utumesaje tw'urukundo akanyandika kavuga ngo arankunda, ariko nkabona ngiye n'ubuzima mfite hano bitavamo kwaba ari kumubera umutwaro. Dukomeza kuganira gahoro gahoro, ariko nyuma aza kumugana ariko buriya nanjye ndanagukunda. Ntabwo yatinze kubyakira. Yego. Wabyakiriye gute akubwira ati ndagukunda? Nabyakiriye neza, byaranshimishije. Wahise uvuga yego cyangwa babanje kujya kubitekerezaho? Nta bintu byo gutekereza nahise nemera. Byari bisaba burya banza wa mugano isaha y'umuntu bitaragera igeze banza byikora. Hanyuma rero mutangiye gutekereza ati reka noneho tuve muri ibi ngibi tujye mu rukundo rwa nyarwo. Yego. Watubwiye ko mwahuriye i Butare naho mu rugo, ariko uyu munsi uri i Kigali. Nyuma yo gusezerana se mwahise mubana cyangwa waje kumureba? Mba naje kumufasha kuko hari ibyo atabashije kwikorera, ariko turateganya ubukwe mu mezi ari imbere kugira ngo noneho umufashe turi kumwe. Buriya mu rukundo hamwe intambara nyinshi birenga hagati yanyu babiri bikajya ku nshuti bikajya ku muryango. Kubabwira ngo dore fiance wanjye, bakabona umuntu ugera mu kagare, niyo mitungo abantu batekereje njye ntayo nabonye. N'ubuzima busa nk'abandi nk'uko twese tumeze nyine, ntabwo ari ibintu bamwe bimeze. Ntabwo byakugoye kumvisha inshuti n'abavandimwe cyangwa se n'umuryango umuntu mugiye kubana nawe? Burya mu buzima ibintu bigora ntibibura. Hari ubibwira akaguca intege akabwira ntabwo bishoboka, ariko buri ukunda umuntu bumukunda. Kandi burya ikintu cyose kibaho kubw'impamvu, kandi kikabaho kubw'impamvu nziza. Amagambo yaravuzwe menshi, ariko ntabwo ayo ngayo yanciye intege, ndacyamukunda. Abantu bakubwiraga ngo iki? Abantu barambwiraga ngo narasaze, abandi ngo nta bwenge mfite, ariko nzi neza ko hamwe n'Imana izanshoboza, kuko dushobozwa byose nayo iduha imbaraga. Ibyo bintu babikubwiraga warabigumanira ku mutima cyangwa wabibwiraga sheri wawe? Nahitaga mbimubwira. Yego. Nawe agahita ambwira ngo ni inkomere. Ibyo bintu kubyumva muri ubwo buryo we kuri wowe byari bisobanuye iki? Birambabaza cyane. Niyo abantu bamubwira ngo ntabwo ari muzima, ngo ntabwo yuzuye, ngo nabanza ngo nabireke ngo abanza ngo senge ngo Imana impagurutse, ngo nta mpamvu gushakana n'umuntu w'ikimuga, ngo ni umuruho. Birambabaza cyane. Bumva barasa naho barimo kubona ko nta bwenge agira, umwanzuro yafashe yahubutse, ariko buriya ntabwo yahubutse, ari mu mugambi w'Imana. Ku giti cyawe kubyumva ntabwo ushobora kuvuga ariko n'ubundi uyu muntu niba mubwira gutya bishobora kuzarangira nyanyize wenda wumva ucitse agahinduka. Yego. Ntabwo nshidikanya ku rukundo nkunda, ntabwo numva ko azahinduka. Kuko igihe maze muzi kirahagije, ndumva ntabwo nkimushidikanyaho. Nuvuga ngo waranyuzwe mu ganda ya ndirimbo? Ni ukuri ndanyuzwe. Tukiri aho ngaho rwose reka nshimire madamu wawe
kubyemera no kubyumva no kubyihanganira. wese komantere abantu baguhereza ni iyihe kuri madamu wawe? oya nje nta kibazo barambwira ati ufite umugore mwiza ufite icumba kandi koko wamubonye ni umugore uteye neza muremure mbese ni za sayizi noneho wabonye n'umusatsi ukuntu wari umeze nuko uyu munsi yatwibiye mu mibare ariko niyo tugendana mu muhanda mba numva nishimye. uri hari umuntu mugendana ukumva utewe ishema nabyo nta pfunwe ufite. iyo tugendana mba nishimye kandi nawe akampesha icubahiro mu bantu, mu bagore bagenzi we, mu bandi bagabo. ndabikunda cyane. buri barimo kumbwira ati ufite umugore mwiza, ariko ntabwo ari izindi mpamvu. hari n'abambwira ngo naramuroze, ngo ni imiti nakuye i Burundi namusize. Saba mwari i Burundi herukayo? Wapi, mperuka 2010. ngo ni imiti kijya yawe gikora ngo ni imiti namusize. ni ukuri ntayo, ndi umukirisitu. ikindi ahubwo akantu namaze kumenya ni Imana yandambagirije. kuko iyo aza kuba ngiye nkagenda nkamusanga nkamubwira nti ndagukunda ashaka ko tubana, akareba na kano kagana ntabwo byari kuvamo. nawe ubwe ndetse n'undi mukobwa mugenzi we byagorana. ariko iyo Imana yaturambagirije iturebera n'abagore beza. hari abantu bajya bavuga ngo urukundo ntabwo rubaho bakarushidikanyaho. uyu mwanya ubuhamya ufite ku rukundo ni ubuhe? nanjye nawe mbizi ko urukundo rutabaho. nari nzi ko nta muntu wankunda ameze gutya. urumva buno ubuzima bw'akagari, ibintu byose no kunkorera, amasuku, guteka, kumfurira, ibintu byose no kubinkorera. numva uwo muntu ntazamubona, numva ibyo gushaka byararangiye, ntabwo nzagira umugore. ariko buri Imana byose bibizi. yari bizi ko yandemye ndi umuhungu kandi yaremye ikigabo n'ikigore. niyo mpamvu ubu ngubu mfite umufasha wanje. Imana imumpera umugisha. yumviye Imana akankunda uko ndi, nta kindi kintu ashingiyeho. yego, ahubwo abantu bareke kumutera agahinda, bamube hafi. nibaza ko reka tubyite nk'amazi yarenze inkombe. yamaze kumanika akaboko, yarabyemeye kandi ntabwo yahubutse. ariko wenda umuntu ashobora kumubaza ku giti cyawe, abo bantu baguciye intege ushyiraho imyaka 7 wamaze utazi amakuru yiwe, abasore barazaga bikagenda gute? cyane ko ntabwo wari shuwa ko yaba agihari cyangwa se akatarashaka. ni urugamba witwayemo gute? muri iyo myaka 7 hari abasore benshi bazaga bakambwira ngo barankunda, ariko buri uwanjye yarataraza. kubera ko akimara kuza hari nabo nabwiye ngo urukundo rwanjye nabo ntirushoboka kubera ko namaze guhitamo. yego, murakoze. iryo jambo nta kintu wabwira madamu wawe koko? abo bahungu yasezera ndumva bagera nko muri 3 niba ntibeshe. akimbona uwo munsi ampamagara, hanyuma nkagenda tukabonana, yatangiye gusezera b'abahungu, ababwira ati rwose gano tuba dufitanye ziveho. ati ese ugiye he? ati mva byahindutse kubera nahageze. urumva ko ni kubera Imana. ariko ni igitangaza ku muntu nkanje ufite ubumuga. ariko buriya nibaza ko ntabwo ari igitangaza, kubera ko buriya umubiri ni umubiri. ntabwo ari ubumuga wavukanye, ntiwagiye, si ibyo wishoyemo mu byo ngo wenda ni ibyo wihamagariye. twese byatubaho cyane, ni ibintu bisanzwe. rero umuntu ushobora kwaga umuntu uvuga ngo ni ukubera iyo mpamvu, uriya muntu aba yibagiye ko yambaye umubiri. yego, ni imyumvire ikiri hasi. umuntu rero buriya uzi ubwenge, utekereza, abona ko umutwe wawe hakora, nta kibazo ufite, nta bumuga umuntu aba afite. ikindi nacyo duhora mu byuma, duhora ku moto, amamodoka, aho dukorera, anytime impanuka ishobora kubaho, ibintu nk'ibyo bikakubaho. ntabwo ari umuntu akwiye kuzira icyo kintu mu gihe uhora afite ibitekerezo bizima, afite ubwenge. nibaza ko ku giti cyanjye iyo si impamvu. yego, cyakora wabyikururiye. yego, wabyikururiye. burya harya ngo abasore twikururira ibyago mu gihe abakuru bibasanga aho bibereye. wabyikururiye umuntu ashobora kubyumva, ariko simibona nk'ikibazo. kereka abantu bafite ibya myumvire y'aho ngaho,
ariko ahantu urukundo ruri byose birashoboka. Ni ukuri. Reka wenda duse n'abihuta gahunda zanyu z'ubukwe kugira ngo muduhe invitation tuyihereza natwe abadukurikira. Gahunda z'ubukwe ziteye gute? Muzaze twitabire kandi tuzabukere, twishimane namwe. Yego, murakoze. Invitation yanditse ntabwo turayikora, ariko turayikora vuba, tuzayibagezaho. Ariko uko izabikoze nibyo ngiye kuvuga mu magambo, nuko tuzasezerana imbere y'Imana mu itorero rya Anglikani Paruwase Batsinda mu karere ka Gasabo. Hazaba ari kuwa gatandatu mu kwa gatanu tariki 11. Tuzatangira gusaba no gukwa saa 3, naho saa 7 z'amanywa no gusezerana imbere y'Imana, noneho nyuma twiyakire. Rero ndagutumiye, ntumiye n'abadukurikiye, muze mudushigikire twishimane. Yego, njye narakubwiye ko mpari wese. ni ukuri murakoze, Imana ibahe umugisha. Ndahari wese mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ariko tuzaba turi kumwe. Nibaza ko kandi n'abandi bakunzi ba Yawe TV, abakunzi ba couple yanyu, nabo tuzahurira, tuzabe turi benshi dushyigikire ibirori byanyu, kandi inkunga zose zirakenewe mu buryo bugiye butandukanye. Yego. Gahunda rero niyo, tuzakuza kuba updatinga, tuzapostinga, tubereke invitation, ubukwe, tubabwire uko gahunda zigiye ziteye. Hagize n'impinduka iba tuzabamenyesha. Nibaza ko ariyo mpamvu turi hano. Yego. Hanyuma rero wenda mbere ko tugana ku musozo, hari icyo umuntu aba yumva ku mutima yabwira abantu, abadukurikiye, abatwumva, by'umwihariko wowe twumvisha ubuhamya bwawe, babonye ikiganiro twatambukije cyabanje, barakibonye, babonye ubuhamya bwawe, ariko uko muri hano buri wese afite icyo kiri ku mutima yabwira mugenzi we n'icyo yabwira abadukurikiye. Yego. Reka duhere kuri wowe ufite mikrofone kugira ngo bize kwihuta. Yego. Namuyobore, buriya ushobora kugira icyo umwibutsa. Ubwa mbere ndabwira sheri wanje nti warakoze kunkunda. Hawa wabwiye umureba di kariho bibona neza. Warakoze kunkunda, ukankunda uko ndi, nta kintu ushingiyeho. Imana ikumpera umugisha kandi izakumpera ubugingo buhoraho. Amen. Hanyuma ndashimira kandi buri muntu wese wagize uruhare mu buzima bwanje kuva navuka kugera uyu munsi. Ariko by'umwihariko ndashimira leta y'u Rwanda iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame n'umuryango we n'abayorana mu nzego zose kugeza mu mudugudu no mu isibo. Ni ukuri baramfashije, bamfasha kwiga, bamfasha kwivuza, nongeye kugira ubuzima ngeze hano mu Rwanda. Banyeretse ubumuntu, nanjye nzakorera u Rwanda n'abanyarwanda uko nzashobora kose. Imana ibampera umugisha. Yego, murakoze. Hanyuma icyo wabwira abadukurikiye, abagukunze cyangwa se abakunzi ba Yawe TV, nk'ikiri ku mutima wawe wabasangiza? Abadukurikiye kano kanya, icyo nabasaba ni ukudusengera. Imana ikadukomeza muri runo rugendo rw'ubuzima. Urabona ruragoye, nkenera ibintu byinshi mu buzima bitandukanye n'iby'uwundi muntu, ariko no kudusengera kugira ngo Imana ikomeze kubana natwe. Hanyuma ikindi ni uko tuzishimira kubana namwe mu birori byacu by'ubukwe bizaba mu kwa gatanu tariki 11. Yego. Uwashaka kukuvugisha yakubona gute kugira ngo buryo umuntu ashobora kuvuga ati aba bantu nabakunze ndabishimiye, akabareka nkuvugisha? Uwashaka kumvugisha, uwashaka kunsura, abadukunze bampamagara kuri nimero 0784 082 599 cyangwa se 0722 082 599. Zose zibaruwe kuri Buregarege Lazaro. Imana ibaho umugisha. Okay, nkuko twabikoze iwawe, ntareka tuguhereza umwanya, ubanza ugira icyo ubwira umukunzi, ugira icyo ubwira abadukurikiye, icyumba kiri ku mutima wawe. Umwanya ni wawe. Murakoze. Icyo nabwira sheri wanjye, ndamukunda kandi nzakomeza mukunde. Mubwire umureba di. Tuzatandukanwa n'urupfu kubera ko Yesu we nagaruka azatujyana twese. Icyo nabwira abadukurikiye, banje gushimira ubuyobozi bwacu
mpereye kuri nyakubahwa perezida wa repubulika kugeza kuri mutwarasibo ko bagize uruhare ababana n'ubumuga nabo bakabaha ijambo. Kera ntabwo bahabwaga ijambo, barabafataga bakabashyira mu bikari ntibabagaragaze, ariko nshimiye ubuyobozi ko nabo basigaye barahawe ijambo. Imana ibamere umugisha. Icyo nasaba abanyarwanda n'abanyarwandakazi, ababana n'ubumuga babasange, babaganirize, babereke urukundo kandi babiteho, kubera ko nabo ni abantu nk'abandi. Murakoze. Urakoze cyane. ngira ngo nk'uko wowe udukurikiye wabibonye, ngiye ni couple nishimiye kandi nakunze cyane. Saba buri wese uko abyumva, uko yabishobora, ko twabashyigikira by'umwihariko muri iyi minsi yo gutegura ubukwe bwacu. Ndagira ngo wenda abantu baze kujya bareba ikiganiro banatwumve neza. Aha turi ni kwa Lazaro, niho twamusuye, twahasanze umufasha we yaje kumufasha. Ndagira ngo we nunyuremo abantu uburyo umufashamo cyangwa se uko umufasha, kuko hari abantu bashobora kurira gutya akabona nta kibazo, ariko nk'akazi uzi ugakora hano aho buturutse, iyo agiye kugenda nyine imirimo ugenda ukora kugira ngo ubashe kumufasha ubuzima bukomeze. Murakoze. Akazi mukorera ko ni kenshi, kubera ko ibintu byose ni njye ubasha kubimukorera, kubera ko igice cyo hasi nigikora, ndamufurira, nkamutekera, yagira ahantu yashaka kujya nkamuzamura tukagera ku muhanda. Ariko imbogamizi ngira ni uko ahantu aba ni kure y'umuhanda, kumuzamura mugeza ku muhanda bintwara isaha n'igice. Yego, murakoze. Hanyuma urumva ko ntabwo byoroshye, by'umwihariko ikigoye cyane kurushaho ni ahantu atuye. ngira ngo mu kiganiro twakoze ubwashize n'ubu tuvuga ku buhamya bwiwe twabigarutseho, kuva ku muhanda wa kaburimbo aho atuye hano ku Gisozi, urenze kuri fawe umanuka ku muhanda uri imbere ya fawe, ngira ngo niwo murongo wa nyuma ugana ku Gishanga, ni hatuye twabivuzeho bwashize. Kugira rero ngo uzamugere kuri kaburimbo birakurushya. Niki wasaba abadukurikiye kugira ngo wenda ubuzima bube bwabasha guhinduka? Icyo nasaba abadukurikiye, nabasaba ubufasha, bakadufasha tukegera ku muhanda, kuko yegereye ku muhanda yabona ibintu bimwe na bimwe yakora kugira ngo nawe ubuzima bubashe kugenda neza. Murakoze. Reka rero tubashimire, tugarure ku musozi w'ikiganiro. Nshimira cyane umwanya mwaduhaye mu kwigomwa tukaba twabasha kuganira. Nshimire cyane wari udukurikiye aho uri hose, aho uherereye hose. Nawe ni inkunga ikomeye kugira ngo udukurikire, by'umwihariko ukurikire iyi couple yacu. Mbashimira mbwire ngo ibiganiro bya BTV nakagaruka, dukomeze tubane. Mwibutse gukora subscribe, nawe wowe wayikoze ngushimire, utarayikora nawe ni wo mwanya kugira ngo uyikore. Turabakunda cyane. Ciao ciao.